hari umwe mu bakunzi wanjye wambajije ngo ese birashoboka ko umuntu ashobora gupostinga ifoto itarenze umunsi umwe akaba afite abantu 1000 bayirayikinze? Ndagira ngo rero ngusubize yego cyane rwose birashoboka, aribyo ngiye kubereka muri no video uburyo bishobokamo. So rero stay tuned kugira ngo urebe uko bikorwa. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel ya Mutesa Tech Link, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu bindi bintu nzagenda mbereka. Okay, today rero nkuko nabibabwiye ngiye kubereka uburyo ushobora gukora icyo twita auto likes cyangwa se uko ushobora kubona likes nyinshi kuri post yawe ya Facebook. Step ya mbere ikintu tugiye gukora, tugiye kuza hano kuri Facebook. Nimara ku opening turaza hano hirya mu nguni hano hejuru, nitumara kuza tumanuke hano hasi kuri settings, tumanuke tuhite tuza ahangaha followers and public content, tuhakande. Nitumara kuhakanda turamanuka hano hasi, umaking sure ko aka kantu kanditseho profile info akangaka hano hirya handitsemo public. Ukuntu rero uri bubigenze, urakanda kuri aka fresh kamanuka hasi, utuza hano wewe wemeze kuri no public iri hano hejuru ibanza. Okay, iyo ni step number 1. Step number 2, ikintu tugiye gukora, tugiye kuza dukore post yacu twifuza ko iza kugira izo like, kaduposting ikintu hano. Shiremo post yawe. Okay, after that post ni ingi dore post dore ngiyi ifite 0 likes, kanshiraho iyanjye ya mbere. Noneho nidusoza gupostinga ino post, ikintu turi bite dukurikizaho, turaza dukande kuri utu tudomo dutatu turi hano hirya. Numara kudukandaho umanuke hano hasi ahantu handitse ngo copy link, uhita ukopiya ino link y'iyi post yawe. Ushobora kuba wowe wapostinze ifoto cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Okay, niturangiza closing Facebook yacu, niturangiza tuhite tuza Play Store. Nituzana muri Play Store turaza kwandikamo ngo DJ Like, ngiyi hano hejuru. Niturangiza dukore install y'iyi application, nigiye kudufasha mu kubona izino like kuri post yacu tumaje gupostinga. Rero ino application ni byaba byiza ugiye kuyikoresha ugakoresha account atari account nyine, indi account wafunguye atari account ugiye gushyiraho izo likes, byaba byiza kabisa. Niturangiza turakanda open to opening. Nuko nguko interface yahisa, ubwo nimba ubona itafunguka gutya umenye ko atari yo. Okay, tureta tuza dukande hano handitse login. Niturangiza dushyiremo Facebook account ariko atari main Facebook account dukoresha, ubwo ngubwo biragusaba gufungura indi account ya kabiri. Okay, ubwo ikintu turi bite dukora hano, turahita dushyiramo
account tugiye kuba twakoreshamo hano ngaha muri no application kugira tubone izo likes. Nitumara kuyishyiramo dukande hano kuri login, dukande save. Nitumara gukanda save turahita tuza hano hejuru ahantu handitse ngo exchange reactions, wakande. Numara kuhakanda noneho ahangaha izi ngizi murabona ko ari za reaction dukoresha kuri Facebook ku ma post yacu cyangwa se y'abandi bantu. Uraza uhitemo reaction shaka, reka njyewe nshyireho reaction y'umutima. Niturangiza noneho hano hejuru ya link twakopiye ya post yacu niho tugiye kuyishyira. Uraza kandemo gutyo urekiremo urutoki uhite wemeza kuri paste link ijyemo. Nimara kujyamo urahita ureba hano hasi ahantu handitse I am not robot kugira ngo ba verifying ko utari robo, ugakandaho kano kazu. Baraguhereza ibintu bimeze gutya kugira ngo bagusuzume ko utari robo. Ubu ngiye bari kumbwira ngo selecting cycle yose cyangwa se square irimo motorcycle, kandi selecting gutya. Ubu noneho barambwiye ngo select ahari ama traffic lights, hano irahari nanga verify. Numara kuzaho akantu k'agafresh kameze gutya biba bivuze ko byarangiye, noneho ushobora kubona like zawe. Ubwo ikintu kitagikurikiraho urahita ukanda hano handitse submit. Numara gukanda submit urategereza ntago bitwara umwanya munini. Kandi ubaye ufite account irenze imwe ukazajya ukora, kuko hano baguhereza limits, ntago uba wemerewe kukohereza like inshuro zirenze 5. Urabona ko hano hasi tubona ka message kuko like 13 zigiye kuri ya post yacu. Ubwo ngubwo ikintu tugiye gukora, tugiye guclosinga. Nitumara guclosinga opening Facebook, urabona ko like dere ngizi. Okay, nuko rero bigenda. Kugira ngo rero ubone like nyinshi kuri no application bisaba ngo uba ufite tap 5 ku munsi, ariko kugira ngo nyine ubyihutishe uze kureba video iraza gukurikira, ndaza kukwereka indi application ushobora gukoresha yo noneho uba ufite tap 10. Bivuze ngo uramutse uzikoresheje ari ebyiri ku munsi kugira ngo like zawe ziyongere zibe nyinshi byaba byoroshye kandi cyane. So rero murakoze kuba mwabanye nanjye muri iyi video yose. See you in the next video. See the sky, every star and every sight, God's love shining in the night. Rwanda, you are our light. From the valleys to the streams, we carry on with steadfast dreams. Joy and peace in every